tudahenze n'amaze kumushaka ariko se vie nk'iyuma amazi ureba muri umuntu wagiye iruhande rwawe uko se ukumuneza sibwivuga ngo abantu b'amazi we ko tutajya kuyaza umuriro wawo murakora tugeze abone ko aravuga ngo nanga ujye no kuri ndazi sinabyanze ngagenda ngarizana nawe tujya kuyazana ibyororo ngo ni mukuru ntabwo njyayo niba bakagutumira guhita ubwira umwana niba uri mukuru turabizi ko uri mukuru niba bakagutumira guhita ubwira umwana kandi wavuze ikintu uzajya umuha twese hano turi abana twese ntabwo ari ngombwa ngo bagutumire nawe udutumure sibyo reba nk'ubu ngubu uri kwitwemera ngo uri mukuru hasi wenda n'agakobwa kari kakubeshyira agatinda basudari n'umwana ugeze ngo inyungu uri mukuru kuri yikisi usurutwa nanjye uba ibereye kuri cati ndi kuganira n'utwara mba ndi kubeshya oh no nakukira niba nawe umwana n'umwana ujye ukomeza n'umuzungu uriya abari aho ngaho wamuzane n'inda njye kurwara kwa mbifitemo iyo nyungu nimba warwaye waramaze ugeze ngo muto kandi nawe ikindi ibyo ntabwo bikureba so nani mbwiye mugabe kandi wibaze we na social media ugiye gufata oh no uyu mwana ugiye gukora tumereye ikibwa ura wasabye wowe utaza uretse ndababwira ko utazahera kwishyiga oh no umuhungu ahera kwishyiga ni ukuguma ndeba zahura umuhungu wawe wigize umuntu mukuru wigize umuntu watanze ariko nibyo boye navuga nibyo wowe urabona cyarakuraniye ndamushikiye ibiki byarananiye kuko ntireta mushoboye mfite akana nina kazi ubundi ubwirwa n'icyo ntabishoboye njye njya gutereta muhamagare nandika itangazo ngo njye gutereta runaka kugira ngo ukunde wemere ko nzi gutereta utanzamurira isukari kandi nshyire telefone hasi maze mubwize ukuri ubundi ikintu kingana nkawe ntaki gusa ubundi ubona uzatumarira iki uvuga sibyo reba nk'uyu musore ngo ufite umusore ni ukwiga gusa kosha abasore bigiye mwaragumiwe nuko mwihagarara kandi ntabwo ari ngiye gusaba ngo bagushisha kubyara kuri iki gihe mwihagararaho gusa abasore ingozuye n'abasore badashaka niba abakobwa bazi wabo ntibavuga n'uwaterera n'akana gato nibura ukubona nuko mubona avuga afite imyaka nk'iya serukira yigize umuntu yego sha nibyo ariko rero nuberabimenye yamenye ikibazo ufite ibaze nawe erega muje ibyo bibazo reba nkawe watangiye guhere tukiri muto utaranashaka umugore ubuse nk'aka k'imyaka 10 n'ingahe nigakomeza nkawe ugusubu ariko bye nyewe mutwanaserera ukomeje ibyo udashaka kumukubita se bakamushaka nshaka no guserera na papa ibaze twasereje njyewe rwanda ntambara nyinshi sha nagaze ko iya kabiri yari urimo ku bwawe rwagiri rukanze rwanjye uri njyewe narwanye za karabo narabyize ngo ngora n'indwara ari uzaza ntambara nyinshi tugende no kwigisha gutereta ubunyuza ubunyuza aho imana na sereta na somoye baburitse ahubwo wowe tugende no kwigisha gutereta nso amakanya tukavuganaho gatoya nkagira icyo mubwira nta kibazo twavugana none wabonye wigondera ariko nawe ntacyo atwaye ntakayobe uzagira umunwa kugeza ryari uzawugira nijoro ugire mu gitondo naha nibereye kuko ndi kwiteresera hari icyankoze noneho si umunyeretse sinzajya ngenda ndamukweretse se ntusanze duhagaze usanze dukora iki none ndemeye ewe
none se uzamumarira iki nta kazi ugira ntacyo yawe akazigira wenda amafaranga ntaranyuma ariko uyu nguyu nzamumarira byinshi tegereza kandi umunwa wo genda umufuka uraguhamagara ndagenda w'umufuka uraguhamagara